Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Rukizangabo Shami Official TV nongeye Biratanga. amahoro y'Imana ku bakunzi ba Rukizangabo Shami Official TV ndabasuhuza cyane muri aho muri amahoro aho muri hose mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese mukomeze kugira ibihe byiza. Hashize igihe gito dukurikiye urubanza rw'umubishopu umwe, umubishopu wa hariya i Musanze Mugisha Samuel. Uwo mugabo akaba yarashinjwe ibintu binyuranye birimo gukoresha nabi umutungo wa diyosezi, biza kugeraho afungwa. Ibyabayemo byose murabizi, mushobora no kubikurikira ku rubuga rwanjye Rukizangabo Shami Official TV, uko urwo rubanza rwabaye, uko rwatangiye n'ibyarubayemo, kugeza aho abanyamakuru bimwe uburenganzira bwo gufata amafoto, nyamara itegeko ribibemerera. Ariko kandi nibaza niba abantu bajya bamenya itegeko ritugenga rivuga ko umuntu wimanye amakuru mu buryo butemewe burya aba ashobora gufatirwa n'ibihano. Ariko ibyo tubirengeho, turebe ukuntu RIB itashyize ibimenyetso muri sisiteme, bikagera aho urukiko rubibahatira rukavuga tuti turashaka ibimenyetso muri sisiteme. Ibyo byose ni udukoryo twagiye tubamo, ariko byarangiye akatiwe iminsi 30 kubera ibyaha biremereye bivugwa ko aregwa. Ikindi kandi mbabikiye ikiganiro gicukumbuye cy'ibintu bigera muri 16 uriya mugabo avuga ko azira. Nzabibagezaho vuba, kuko n'ibaruwa yanditse bucece igera hanze irakacirwa, irimo ibintu 16 uriya mugabo Mugisha Samuel ashobora kuzibazira. Ikinzanye kuri kamera uyu munsi rero ni ukubabwira zimwe muri komantere bamwe mwandika, nshuti bakunzi bacu. Nk'ubu ngubu hari umuntu ntari buvuge izina kuko itegeko rirabinyemerera guhisha umuntu wampaye amakuru mu gihe biri ngombwa. Uyu nawe sindi bumuvuga izina, ariko yanditse komantere iryoshye cyane kandi numvaga nageza ku bakunzi banjye, kuko irimo akantu k'isesengura karyoshye cyane. Uzi ko ntari nzi ko muri Anglican Church, mu itorero rya Anglikani, habamo urukiko kuri buri diyosezi. Hanyuma kandi urwo rukiko rukaba rushinzwe iki? Rushinzwe gukemura amatati nk'ayo, ibintu nk'ibyo byavutse, abantu birinda kubanza kujya kuburanira ku nzego cyangwa se kujya kuburanira ku bisi nk'uko babyita. Bibiliya irabibuza, ariko sinzi niba muri iki gihe byubahirizwa. Dore uko yagize ati mwaramutseho muraho, ati nakuri iki kiganiro mu rubanza rwa Bishop Samuel, ati hari aho mwavugaga basimbutse inzego z'itorero, barazisimbutse cyane. Ati hari aho mwavugaga sinodi, ahubwo muri droit canonique sinodi ishyiraho urukiko rwa buri diyosezi. Mwabyumvise? Sinodi ishyiraho urukiko rwa buri diyosezi n'abacamanza barwo, birumvikana na province ishyiraho urwayo. Province murumva ko ari ku rwego rw'igihugu. Ati rero icyaha kijyanye n'itorero gica muri izo nzego, byananirana bikajya ahandi, ariko rugiraho ngo rya jambo Bibiliya ivuga ngo nihaba urubanza muri mwe. Iki mucyumve neza, cyane cyane Anglican Church bagenzi bacu, iki mucyumve neza, baba abakirisitu baba abashumba, iki ngiki mucyumve neza. Biravugwa ngo rero icyaha kijyanye n'itorero gica muri izo nzego, byananirana bikajya ahandi, ariko rugiraho ngo rya jambo Bibiliya ivuga ngo nihaba urubanza muri mwe, rujye ruburanirwa mu bizera ntirukajye mu batizera. Aho ngaho niyo mpamvu urwo rukiko rwagiyeho. Nihaba urubanza muri mwe, Bibiliya mu buhanuzi bwayo, mu buhangange bwayo, yari yarabonye ko ahari abantu hanuka urunturuntu, ko bishoboka ko ahantu hashobora kuba imanza. Ishyiraho ubu buryo bwo kugira ngo abantu be kujya baburanira imbere y'abatizera.
uyu mugabo yatanze urugero, nako si umugabo, nababwiye ko ntababwira uwo ari we. uyu muntu yatanze urugero ati ngewe nigeze kuburana urubanza diyosezi ya Kigali yaregagamo umupasiteri, ati mutsindira mu rw'iremezo rwa Ruhengeri, arajurira arantsinda ku buryo budasobanutse, tujurira muri Gasesa. Imaze kubyiga, nyakwigendera Kavaruganda yandikira diyosezi ngo itorero rifite amategeko yaryo agenga abakozi baryo n'ibihano bahanishwa, ati muzakurikiza ibyo rurangira rutyo. Kavaruganda muramuzi ko ari umunyamategeko ariko wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi igihe bicaga abanyapolitike, nyirango murabizi. uyu mugabo rero avuga ko Kavaruganda mu bushishozi bwe yari yaramenye ko muri diyosezi muri province habamo urwo rukiko, aravuga ati aho ngaho iwanyu itorero rifite amategeko yaryo agenga abakozi baryo n'ibihano bahanishwa, ati muzakurikize ibyo, hanyuma urubanza rurangira rutyo. ati urwo rukiko rw'itorero rwariho kuva tugifatanyije na Uganda kugeza ubu cyokora aho ntakibikurikira neza, ati wenda rwaba rwaravuyeho simbizi. tukivuga ahangaha mu byo bari bafatanyije na Uganda, mbabwire ko abantu bazi ibyerekeranye na literature cyangwa se ibyerekeranye n'ubuvanganzo n'ubumenyi bw'indimi, muzarebe impamvu Anglican Church itakitwa Eglise Anglicane du Rwanda, ubu ngubu ikaba yitwa Eglise Anglicane au Rwanda. Du Rwanda na au Rwanda biratandukanye cyane. ni ukuvuga ngo uwabihinduye ntabwo yashakaga kugendera ku mategeko amwe n'amwe ya Church ya Uganda, ya Anglican Church ya Uganda. urumva, yashakaga kwiba y'u Rwanda kugira ngo ashyireho amategeko uko yishakiye. mbibutse ko mwiyiga ndimi guhindura inyuguti imwe yonyine bishobora gusanisha ikindi kintu mwebwe mutazi. Eglise Anglicane du Rwanda na Eglise Anglicane au Rwanda, muzaduhe komantere munsi y'iki kiganiro mutubwire itandukaniro ryabyo. nyamara ngewe mu byonzi natangiye kubwirwa na bamwe mu bafite amahame y'iryo dini mu maboko, bambwiye ko guhindura izo nyuguti byagira ngo habe akarima ka bamwe bahindura amategeko uko bishakiye batagombye kujya mu yindi Church ngo bavuge ngo wenda ngo Uganda ngo dusangiye ibi n'ibi. urumva ko rero ari nayo ntumbero ishobora kuba yaratumye Church ya Uganda ijya ukwayo n'ahandi hakajya ukwaho, hanyuma n'urwo rukiko rukavaho. nshuti bakunzi bacu rero, abakirisitu bagenzi banjye, hari ukuntu batwise intama natwe twibera intama koko. ibi bintu byose baba abanyabwenge bo muri Anglican Church birakorwa babireba kugira ngo hagire ibihonyorwa, nyamara Imana ntekereza ko izaburanisha abantu bayo bitewe no guceceka. mwibuke ko Maria Teresa wa Calcutta yavuze ngo ikibazo si abagira nabi bari mu isi, ahubwo ikibazo ni abagira neza bareba iyo nabi bakarebera gusa ntibagire icyo bavuga. kubera iki abantu batavuga? kubera iki ibintu bihinduka bityo abantu ntibavuge? yego, reka twikomereze. Kavaruganda rero ati itorero ryanyu rifite amategeko yaryo agenga abakozi baryo, ati mugende mukurikiza yo. hanyuma wanyandikiye ubutumwa yaravuze ati tugifatanye na Uganda turwo rukiko rwari ruhari, atari ko simbizi niba rukiriho. ati ikindi na ba kanoni bashyirwaho ntibahabwe imirimo bamenyeshwe na ba kanoni bashyirwaho ntibahabwe imirimo ngo bamenyeshwe mu ruhame rwabo. biriya bintu ntibiba byarabacitse kugera ku rwego rwo gufunga musenyeri. ati nakumiro cyane. ati usomye Matayo igice cya 5 cyose wabisangamo ngo wikiranure n'ukurega mukiri mu nzira ataragushyira umucamanza akagushyikiriza umusirikare, ngo umusirikare ntazakurekura utishyuye umwenda wose. ni ukuvuga ngo Bibiliya izo ntambwe zose irazivuga. ikiranure n'ukurega nihabanze muri iyo gacaca y'itorero
muri urwo rukiko rw'itorero, nibinanirana bashyire umucamanza ashyire umusirikare, hanyuma icyo kinani uwo muntu wananiranye, uwo muntu udashaka kumva ntazahava atarishye umwenda wose. Niko Bibiliya ivuga. Ati rero niko yakomeje ati, nakumiro ku bakunda itorero, twarapfuye tubura gihamba, itorero ryacu barisubije mu binyamakuru n'inkiko, ati nagahomamunwa. Murumva? Yego. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye cyane. Uyu muntu afite agahinda, kandi siwe gusa. Telefone maze kwakira ni nyinshi z'abantu bavuga bati twaramerewe nabi, abirukanwe mu buryo bwa santima gusa bidakurikije amategeko, aho bishop ashobora kugenda, kandi burya koko diyosezi burya irigenga, ibishobora gufata imyanzuro iyo ari yo yose. Hanyuma nyine sinzi uko muri House of Bishops babikora, ariko ubundi bafite ubwige. Niyo mpamvu rero umuntu ashobora kwirukanwa. Nababwira nka saga numva nshaka kuzakurikirana yo mu bitaro bya Kigeme, bantu ba Kigeme mwoka byaramwe, itorero ko mubivuye yanze se ko mubisiribanze, murabisiribanze rwose, murabisiribanze. Ariko ngewe icyo mbona nabarayiki bicecekeye, abarayiki kuki mucecetse? Nimugire ngo Rukizangabo Shami official arababwira ngo mwigaragambye cyangwa se mugire muteoya, ariko nimukanguke, nimurebe ibikorwa, nimurebe ibibakorerwa mu izina ry'Imana, murebe niba koko ari ibintu bikwiriye itorero rimaze ikinyejana n'ibindi, ikinyejana n'ibindi. Bishop arafunzwe, urubanza ruracyakomeza, nta n'ibyo tubijyamo impaka, kubera ko inkiko tuzi ko zigenga kandi zishobora gukora akazi kazo. Ariko nanone irizataraka hanze, ubwo twebwe tuba tubonye ikiraka. Itangazamakuru nuko nguko tubaho, tuba tubonye amakuru. Iyo baruwa y'ibintu 16 uriya mugabo ashobora kuba azira, ndavuga ngo ashobora kubera ko simbyizeye neza, nabyo tuzabitohoza neza. Ibyo ngibyo bindi mu maboko, ndacyashakisha gusa uburyo bwo kubivuga n'ibimenyetso byabyo. Ariko hagati aho ngaho, ko ari urukiko rw'itorero, ko ari urukiko, ko umuntu yarwita nk'urukiko, ariko nanone ubwo ni ugufatanisha abantu bahuye n'utwo tuntu n'utundi. Ariko kuki bitarimo gukoreshwa, tukabona ab'itorero cyangwa se tukabona ab'idini baragira batya bakajya kuburana bagakweshurana hagati muri rubanda? Imbuto mwera ni izihe? Murongoye bande? Mugiye imbere ya bande? Intama ni izihe? Abashumba nabahe? Hari umuntu uherutse kuntera igiparu, ariko cyari gikomeye, aravuga ati iri torero umushumba waryo mukuru naza, ababigize abashumba bakigira ibigaganyare, zabakubita amakabutura yabo azarenguka ku musozi. Yego, turabivuga duseka, ariko reka mbabwire ngo ni ibintu bibabaje. Abantu nk'ubu ndifuza kuzaganira n'umuntu. Kera muri Bibiliya, kubara gutegeka kwa kabiri, abayisoma murabizi, usanga hari ubwo umwami ubwe yahamagaraga abahanuzi akavuga ngo Imana iravuga iki. Ariko biratangaje ko abami ubwami ubu ngubu nibwo butumira abahanuzi n'abayobozi b'idini, bukavuga ngo ibyo murimo ni ibiki, bagahosha intambara. Murumva ibintu byaracuramye, ibintu byaracuramye. Batumagaho bamenya ni umuhanuzi, akaza umwami, kugeza aho umwami Sawuli yagiye kuraguza my friend. Abahanuzi b'Imana yarabamaze, yarabisha, abandi barahunze, ariko aza guhura n'amatati. Byari ngombwa ko yumva ijwi ry'Imana, bituma ngo ajya kuraguza Mwandori, nyirango ubu ni mu Bugiriki. Agezeyo umurozi azamura Samuel, ngo yikubita hasi aravuga ati ibi bintu ukoze ni ibiki? Umusaza uzamuye ko ndeba ari umusaza twemera twese, n'ibiki n'ibiki. Ibyakurikiyeho namwe muri abasomyi ba Bibiliya, ubwo muzabisoma niba mwarasomye Screw Picture wa mugani wa mama, ubwo muzabyirukamo mu birebe. Ariko bavandimwe, itorero rigeze, cyangwa se n'iryo vugururwa risabwa kugira ngo wa mugani itorero rigere ku kigero cyaryo, ryirukanwemo
cyangwa se risezerere abaryihishemo. Ariko aho bigeze umuntu yavuga ngo nyamuna abashumba, nyamuna abarayiki, nyamuna abakirisitu, nimurebe nimuhuguke. Nigeze kumva ngo hari abigishwaga Pawulo yigeze gukunda, aravuga ati bariya bo ni abantu b'abagabo, iyo tumaze kubigisha ngo iyo bageze iwabo ngo barongera bakareba mu byo twabigishije ngo bakareba niba ari ukuri. None se abo bakirisitu, ubwo bwoko bw'abakirisitu bwagiye he? Ubwoko bw'abashumba se bwo bwagiye he? Reka mbifurize kugira ibihe byiza. Ni komantere y'umuntu umwe w'inshuti ya Rukizangabo Shami Official TV wari waranditse, mbona komantere ntiyagenda ubusa, ariko tuzakomeza kubatarukanyiriza amakuru nk'aya tuyababwire. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao.